Ubwonko ni urugingo ruhambaye rushinzwe kugenga intekerezo, kwibuka, amarangamutima, gukorwaho, ubugeni ngiro, kureba, guhumeka, ubushyuhe, inzara n'ibindi bikorwa byose by'umubiri. Ubwonko bw'umuntu mukuru bupima hafi kilogaramu imwe n'igice. Ubwonko bugizwe na 60% by'urugimbu. Ibisigaye ni uruvange rw'amazi, inyubakamubiri, carbohydrates n'imyunyu. Mu bwonko habamo imiyoboro y'amaraso, imitsi, imyakuro n'utunyangingo twa glial. Ubwonko bwohereza kandi bwakira amakuru ameze nk'amashanyarazi aturutse mu bice byose by'umubiri. Ubwonko nibwo bukumenyesha ko unaniwe cyangwa urwaye. Mu yandi magambo, ubwonko budakora neza ntiwakomereka ngo ubabare, yewe nta n'ikintu cyagushimisha. Nk'uko ibindi bice by'umubiri byibasirwa n'indwara, ubwonko nabwo bwibasirwa n'indwara zitandukanye. Muri iyi video ngiye kubasangiza ibimenyetso byerekana ko ubwonko bwanyu buri mu mazi abira, soza ndababwira n'umuti mwakoresha mukabutabara. Ntimucikwe. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Inzahura buzima. Ubuzima bwiza bugerwaho no gushakisha buri munsi icyatuma bugubwa neza. Iyo umaze kukimenya ukizirikaho icyo byagusaba cyose. Bisaba kandi kuzinukwa burundu ibintu byose byatuma ubuzima butokorwa. Ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko ubwonko bwanyu buri mu mazi abira? Ikimenyetso cya mbere ni uburibwe bw'umutwe buhora, icyo bita cephalalgia. Buri muntu yatasinziriye cyangwa atanyoye amazi bihagije, umutwe uramurya. Ariko iyo urwaye umutwe igihe kirekire kirenze iminsi 10, ukaba wamara nk'ukwezi kose, icyo aba ari ikimenyetso cy'indwara ikomeye. Umutwe ushobora kuba uri kuwuterwa n'uko ubwonko butari kwakira amaraso na oxygene bihagije. Ibi nibyo bikunze kuba ku bantu barwaye umuvuduko ukabije cyangwa b'insoro ntukuza amaraso zagabanutse. Usabwa kurya ibyo kurya bikize kuri vitamini C nk'indimu, amashu na karoti. Ikimenyetso cya kabiri ni ugushikagurika nijoro. Niba ibitotsi byawe bicikagurika ukamara amasaha menshi utabasha gusinzira, biba biterwa ahanini n'imisemburo ya stress bita cortisol, imisemburo itera ubwonko kugabanuka. Niba usinzira ibitotsi by'amanzaganya, igice cy'ubwonko bita hypothalamus ntikiba kikibasha kuringaniza imisemburo ya stress. Nyuma y'igihe bituma imyakura iturika igapfa. Ukwiriye kurya imineke, avoka n'ubunyobwa. Ikimenyetso cya gatatu ni igihe mu bwonko. Iyo ibice by'ubwonko biri kunyunyuka bitewe n'amaraso atageramo neza, stress, kudasinzira neza cyangwa kwinangira kw'imisemburo ya insuline, ushaka kwiga cyane no gutekereza byimbitse by'umwihariko mu gitondo ariko bikananirana. Ibi byibasira abantu babaswe n'isukari n'ibikomoka mu nganda. Birangira utunyangingo tw'ubwonko twanze ibyo kurya bifuditse maze tukagwa isari. Utangira kugira ibibazo byo guhuza ibyo wiga no gutekereza neza. Ndababwira umuti wabyo ndi gusoza iyi video. Ikimenyetso cya kane ni uguhungabana kw'amarangamutima. Wigeze kumva ufite amarangamutima meza ariko mu mwanya muto agahita ahinduka, wumvise uhangayitse, wuzuye uburakari cyangwa ukababazwa n'utuntu duto. Ibi biterwa n'imihindagurikire y'isukari mu mubiri. Ibi nibyo bitera ubwonko gukena ku bicanwa na oxygene bikangiza amarangamutima yawe. Kandi iyo urusika rw'ubwonko rwatobotse, uburozi bwinjira mu bwonko bugatuma uhora ufite stress. Uburozi bwinjira mu bwonko bugatuma uhora ufite stress. Kuryagagura no kurya ibyo kurya byinshi nabyo birabitera. Niyo mpamvu icyabivura ari ukurya ibyo kurya byuzuye, kubirira igihe no kwirinda ivuto. Ikimenyetso cya gatanu ni agahinda gakabije. Inararibonye mfite inyemeza yuko agahinda gakabije akenshi gaterwa n'ubwoba, umujagararo no guhangayika umuntu amaranye igihe kirekire. Ibi bituma ibinyabutabire by'ubwonko nka dopamine, serotonine na acetylcholine bigabanuka. Nibwo utangira kumva ntacyo umaze, ukabaho udafite intego ushaka kugeraho. Uhorana umunaniro w'ikirenga n'ikidodo cy'icyaha. Ubushakashatsi kandi bwerekana ko abazonzwe n'agahinda gasaze, ubwonko bwabo buba bwakamo umuriro. Iyo ushaka kubikira wimenyereza kurya uturyo duke 2 ku munsi no kujunywa icyayi cya romare uko urangije kuturya. Ikimenyetso cya gatandatu ni ukuzungamuzunga cyangwa guhorana isereri ikabije. Niba uhorana isereri biba biterwa n'amaraso atagera mu bwonko neza. Isereri
isereri no kuzungamuzunga bikunze kuba ku bantu bakennye kuri vitamini B ya 12. Insoro ntuku ziba zagabanutse cyane maze oxygene ntigere mu bwonko neza. Ukeneye kurya ikiyiko cya sezamu maze kurya ibya mu gitondo. Ikimenyetso cya 7 ni uguhangayika. Guhagarika umutima n'ibihombo n'ubwoba budasobanutse cyangwa ibitekerezo bikabije mu gihe uryamye nijoro. Ibi byose ni ibimenyetso byo guhangayika. Bisiguye ko ubwonko bwawe buba buzitiriwe mu guhunga no guhangana flight and fight mode. Iyo agace k'ubwonko bita amygdala kari gukora birenze urugero bishobora kugutera guhangayika. Iyo bimeze bityo, uba ukwiriye kwihata imbuto gusa ukajya uziririrwa umunsi wose. Ikimenyetso cya 8 ni ukwiga bigoranye. Kwakira amakuru mashya, gufata mu mutwe vuba no kumenya guhuza ibyo wiga bigusaba ubwonko bukora neza. Niba bitagushobokera, ukenye ku musemburo wa acetylcholine cyangwa ubwonko ukabubugaburira ibyo kurya bifuditse. Kimwe nuko ushobora kuburya ibyo kurya byinshi no kurya nijoro, usabwa kurya bike habura amasaha menshi ngo uryame. Ikimenyetso cya 9 ni ukutabasha gutuza. Niba utiyumvamo umutuzo ukumva wakwikoza hirya no hino, iki ni ikimenyetso cy'imikorere mibi y'ubwonko nk'imisemburo ikabije ya cortisol no kubura kw'imisemburo ya dopamine na norepinephrine. Usabwa guhekenya ikiyiko cya sezamu maze kunywa igikoma cy'uburo kirimo ubuki mu gitondo. Ikimenyetso cya 10 ni ukunanirwa kuvuga, icy'abahanga bita anomia. Abantu iyo bari kugeza ku myaka 80 batakaza utunyangingo tw'ubwonko 20 kugera kuri 30%. Ariko n'abana bakiri bato bishobora kubabaho. Utangirana ibibazo byo kutumva neza umuntu avuze cyangwa ibyo yanditse, cyangwa wajya kuvuga bikakunanira kuko ugerageza gushaka amagambo wavuga ukayabura. Ndababwira umuti wabyo mu kanya. Ikimenyetso cya 12 ni ukwibagirwa ibyo waruzi byose mu gihe runaka, icyo bita amnesia. Akenshi ubwonko butabona ibyo kurya bukeneye, igice cyabwo bita hippocampus kiratuba. Ibi bigutera kwibagirwa ibyo umaze umwanya muto wize, ukazabyibuka utakibikeneye. Umuti w'iki kibazo ni ugukora imyitozo buri munsi no kwihata ibyo kurya byiganjemo vitamini B ya mbere. Ugakora ibishoboka byose hagati y'ifunguro n'irindi, hagaca amasaha 8. Ikimenyetso cya 12 ni uguhorana umunaniro. Niba uhorana umunaniro n'igihe ubyutse mu gitondo, ubwonko bwawe burugarijwe. Ibi nabyo biterwa n'uko ubwonko butari kubona ibyo kurya bukeneye, cyangwa ukaba warabunanije cyane. Usabwa kuruhuka no kwihata salade y'imboga mbisi igihe cyose ugiye kurya. Ibibazo by'ubwonko bihindanya ubuzima bw'umuntu ku buryo ashobora gutakaza ibyiringiro byose byo kubaho. Inkuru nziza ni uko hari amayeri umuntu yakoresha kongera kubaka imyakuro mishyashya, neurogenesis, igihe cyose ahinduye imirire akayoboka ibyo kurya yizeye ko ari bizima gusa. Mu gihe ushaka ubwonko bukora neza, uba ukwiriye kuzibukira ibintu bikurikira: ibyo kurya mvaruganda byose, stress zikabije za buri munsi, kudasinzira neza, kwangiza ubwonko, uburozi bwo mu binyobwa mvaruganda, amavuta akorwa mu binyampeke, ibintu bishwanyaguza urusika rw'ubwonko nk'icyayi n'ikawa, ibyo kurya bidakize ku ntungamubiri, ibinyobwa byo muri firigo kuko bituma amaraso adatembera neza ngo agere mu bwonko, urugimbu rukomoka ku matungo n'ibindi byinshi. Bazaniye umuti mwakoresha mugakira ibibazo byose by'ubwonko twahoze tuganiraho. Ukwiriye kunywa amazi ukibyuka mu gitondo, hashira isaha ukarya imineke 2, 1/2 cya avoka, umwembe 1, hanyuma ugahekenya ikiyiko cya sezame. Umaze kunywa igikoma cy'uburo kivanzemo ubuki, akaba ari byo wiririrwa gusa. Nyuma y'icyumweru kimwe uba umaze gukira ibibazo byose byibasira ubwonko. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.